Hello guys, nizere ko meze neza cyane. Ubu ngubu nk'ibisanzwe amenyereye kubahereza ama update y'ama coin ndetse n'ama airdrop. Ubu ngubu rero ngiye kuguhereza airdrop igiye kujya hanze mu minsi mike cyane. Short time iraba yamaze kugera ku isoko. Iyo nta yindi yitwa EDU coin, ikaba igiye kubikora neza cyane. Ugiye kuri Binance amatangazo urayasanga aho ariho hose. Icyo usabwa nta kindi, wowe urafungura link muri description irimo, noneho wowe urajya kuri application, urajya kuri website, yes, hanyuma winjireho. Urabona ko iri kubura iminsi 2 ngo ikore umuti kabisa cyane rwose. Icyo usabwa nta kindi, urinjira kuri link aho muri description, noneho numara kwinjiramo urahita ukanda ahanditse airdrop, urahabona. Yes, bahita bagusaba ngo enter your BP address. BP address uyibona ute? Uraza hano ubanze ukopiye iyi link hano, contract address hano. Numara gukopiyaho urahita ujya muri Trust Wallet cyangwa se Bitkeep exchange yo ufite muri phone yawe. Ujye muri searching uhite pastingamo contract address yawe. Yes, urajya muri Bitkeep cyangwa Trust Wallet. Reka dukoreshe Trust Wallet wenda urugero. Nitumara kujya muri Trust Wallet, urabibona irafunguka. Yes, shiramo password, uraza hano, ahangaha urahabona, ukandeho. Yes, urahita ujya hano handitse place, koreho, hanyuma ukoreshe iyi network ntago ariyo, uyihindure, uhite ujya kuri yes BNB smart chain, hanyuma uhita ukora paste. Yes, numara gukora paste urahita uraba wakopiye iriya address. Yes, urahita ukora paste, noneho uhite uza hano hepfo ukore save hano. Numara gukora save urahita ukopiya receiving address yawe, uhita ugenda usubire muri ya link naguhaye, uhite umanuka hari ahanditse airdrop kandeho, hanyuma uhita umanuka ujye hariya bakubwira ngo shyiramo address yawe. Numara gushyiramo address yawe urahita ukora claim cyangwa se urahita ukanda kuri claim. Yes, nyarutsa vuba, iminsi iri kubarirwa ku ntoki kabisa, ni iminsi mike cyane iri kubura airdrop ikajya hanze. Icyo usabwa nta kindi,